Yeah, adatopa nizere ko wayinsa byayibonye mu kinyarwanda. Nge nitwa Kai Proctor. Indirimbo ni Asake cyangwa Ashake yitwa adatopa. Irungu riranyishe irungu mu bitekerezo byanjye barimo amafaranga gusa, amafaranga ibyo mbwira abantu ntabwo mba mbyitaho ibyo bamvugaho, ibyo ntacyo bindebaho kubera ko njyewe mba niruka ku bintu by'inzozi zanjye, kubera ko nzi neza ko nta wundi muntu wabinyirukiraho, nta wakwiruka ngo angerere ku nzozi nifuza. Uwitwa Noma aba yiruka mu bagore agakomeza guteretana nabo, ndabareka abareka bagakomeza bakajya mu byo bashaka, kubera ko sindabona amafaranga nshaka. Ntabwo nita ku byo abantu bavuga, bavugira mu matwi ya Ashake. Hari ikintu kimwe mu buzima ngomba gukora, kubera ko nta bundi buzima ntegereje. Urukundo ni iki? Ntabwo ndwitayeho. Yene ugira mu bavutka. Icyo nzi cyo ni kimwe, ntabwo nzangiriza igihe cyanjye. Wiruka mu bagore ngemeze neza, ibinshimisha nibyo mpagararaho. Uzaza ngusukira igwayine bitekerezeho, yewe ubundi kwiruka ku bintu bifite akamaro. Nunyere ku rukundo nanjye nzarukwereka. Reba ibyo dufite hano, reka twigumanire, nzakuzengurutsa isi. Oraba yiruka mu bagore agakomeza kubatereta, naramuretse kubera ko ibyo nshaka njyewe ntabwo ari ibyo by'abagore. Ntabwo numva ibyo abantu bavuga, icyo nzi cyo aba ari kimwe, nuko uzankunda nanjye nzamukunda. Urukundo ni iki? Ibi ntabwo ari urukundo. Nzakomeza nkora ibishoboka byose nkunda abantu umutima wanjye, ntabwo nziruka mu mavutka. Ariko icyo nzi cyo ntabwo mba ndi guta igihe. Nge nitwa Kai Proctor, nizere ko wayinsa byayibonye. Ibindi tuhure muri video zikurikira.